ndabasuhuje ikaze kuri cours ya Barimunsi ya solfège muri kumwe na Ndori Ndahiro Patrice Ezeb. No munsi turaza gukorana kuri muhundwanota cyangwa se la portée musicale cyangwa se music staff. Mbere yuko dutangira tushaka kwanza kwiyibutsa icyo portée musicale icyari cyo. Ni ingingo eshatu zibanze, ni mirongo itanu tubyibukiranye neza, iri parallel cyangwa se ibangikanye kandi inganya uburebure hagati yayo, yifashishwa mu gusoma no kwandika amanota. Twibukiranyije ibyo ngibyo dushobora guhita dutangira rero icyo twita amategeko yibanze yo gusoma no kwandika amanota. Biradufasha gusobanukirwa uburyo muhundwanota bayishyiraho ibintu byose bitandukanye by'umwihariko amanota n'uburyo bazajya bayasoma n'uburyo azajya yandikwa. Itegeko rya mbere naryita kuruzi ku nkombe. Ni iki rishaka gusobanura? Nuko amanota yandikwa ku mirongo ndetse amanota akanandikwa hagati yayo. Nyine birumvikana niba dufite portée musicale imeze nk'iyi ngiyi, uko turaza kugenda twandika ku murongo, hasi ku murongo, hagati y'imirongo, ariko no ku mirongo harandikwa. Muri make nk'ibyo kuruzi ku nkombe, ku murongo. Dukoze rero akakino ko kuruzi ku nkombe, twagira kuruzi ku nkombe, kuruzi ku nkombe. Tujye ku itegeko rya kabiri. Icyo twita rero imirongo ntirano ni iki? Iyo amanota yazamutse cyangwa se yamanutse akarenga imbibi mvuga ni izi ngizi zino mirongo nkuko mwamaze kubona cyo tugenda twandika, bishobora kumanuka bikarenga cyangwa bikarenga hariya, twifashisha ibintu bita imirongo ntirano. Muri make niba twagize aha hasi kuri iri nota, wenda aha iriri munsi yaryo, turimagina yuko cyangwa se turiyumvira yuko umurongo turaza gutira indi mirongo idashushanyije kuri uru papuro, ariko iraza kuba yunganira indi mirongo, tugakomeza muri ya systeme yo kuruzi no ku nkombe. Muri make irikurikira munsi y'iri ngiri nuko turacishamo akandi karongo, tugakora uyu nguyu. Iri nota riri munsi y'iri ngiri rizaba iri ngiri, umva rizaba rigiye kuruzi. Tukongera tugakora irindi, mubo baribona kuri mirongo igenda icamo. Tuzamuka nabyo ni kimwe, tuvuge ko turi aha, twaciyemo umurongo, ubwo ni inota riri hejuru y'iri ngiri. Tuzamutseho gato turamera nk'aho hari undi murongo wakagombye kunganira uyu nguyu w'umukara twarenze, gutyo gutyo. Urabibona nkuko mubibona. Itegeko rya gatatu rero niryo hasi nyine, hejuru. Muri make amanota yo hasi yandikwa hasi, amanota yo hejuru akandikwa hejuru. Ni ibintu byumvikana kandi bisanzwe tuba tumenyereye. Muri make niba ashaka kwandika ikinota cy'umugabo ndagishyira hagana aha, niba akanota k'umwana ndagashyira hagana aha, gutyo. Urabyumva rero, ninza gufata amanota yo hejuru wenda ndayashyira mu byaha, gutyo. Niba umuntu amonta game, birumvikana rero ko azaba amanota agenda asumbana, kandi mwibuke yuko yandikwa hagati cyangwa se ku murongo. Rero hari amanota menshi cyane mashobora kwandika kuri uno murongo, birumvikana. Tujye ku itegeko rya kane rero, iryo gutambika no guhekana. Bishatse kuvuga iki? Ni ikihe cyerekezo twandikiramo amanota? Icyo nicyo cya mbere. Amanota yandikwa nkuko yandikwa muri alphabet isanzwe, niko twandika calligraphy yacu, twandika tuva ibumoso, turya iburyo. Noneho niba dukurikije n'amategeko yose, icyerekezo kikaba ari ibumoso,
tugiye kuzamuka game twabigenza dutya. Uko tuzaza kubyiga zaba ari do, re, mi, fa, sol. Urabona icyerekezo turimo turabyandikamo, kumanuka tuzakomeza muri icyo cyerekezo ariko noneho tumanuka. Muri make tuzagenda gutya, niyo tuzaba turimo turazamuka uruhererekane rw'amanota akurikiranye, tumanuke gutya yazaba ari uruhererekane rw'amanota amanuka akurikiranye. Tujye ku cyo bita rero guhekana. Ni ryari amanota ahekana? Igihe yacurangiwe icyarimwe cyangwa igihe yaririmbiwe icyarimwe. Ibyo twavugaga mu kanya mu isomo, ibyo twavuze mu isomo rishize bya harmony, nibwo duhekana amanota. Muri make niba nshaka gucuranga accord ya do, tuzaga tubyiga nabyo ari gufatanya do na mi na sol, zabicuranga zagandika gutya, amanota zahekana. Uko muza kubireba muri PowerPoint hari ingero nyinshi cyane, dore ko n'amakoro agizwe n'amanota atatu atandukanye, aba afite amapozisiyo atandukanye, amanota atatu kuzamuka. Muri make ni ibyo ngibyo by'uno munsi. Ushobora kwandika na menshi cyane, wenda n'aya ngaya ariko ahekanye. Ibyo tuziga ubutaha rero byo bizatujyana by'umwihariko mu kwandika mu gafunguzo ka sol, kugashushanya no kugasoma. Twibukiranye rero ibyo twize uno munsi. Uno munsi twiganye, twasubiranyemo gato muhundwanota n'amadefinisiyo yayo, tuyiniga ibindi bisobanuro, tujya mu mategeko y'ibanze y'imyandikire n'imisomere ya muhundwanota, ndetse tunatanga ingero zitandukanye z'uburyo ayo mategeko akoreshwa mu buzima busanzwe. Mwakoze cyane, nahisemo gitaha.